ingewe arampishurira aranyereka njya kubona mbona inshyizwe imbere yanjye uruzi runini uru ruzi rwari runini cyane ari rugari cyane amaso yanjye atabasha kuruheza yego hanyuma nitegereje hagati muri uru ruzi mbona hagati mu ruzi haciyemo umuhanda umuhanda nabonaga ari umuhanda umeze nka kaburimbo yego ariko ku gice kimwe cy'umuhanda nabonye muri uru ruzi ufite ubuhamya bwawo noneho n'uru ruzi ubwarwo narwo rufite ubuhamya bwarwo yego Imana yabanje kunyereka umuhanda uciye muri urwo ruzi njya kubona mbona ni umuhanda wuzuyemo urubobi ni umuhanda unyerera ninkubwira ngo uranyerera wari umuhanda uko nawubonaga unyerera bikomeye ku buryo nta muntu washyiragamo ikirenge ngo atambuke nta muntu wabishoboraga guteramo intambwe ye ngo abashe no gutera intambwe ebyiri agende muri uwo muhanda yego ngaruka ku ruhande nanone rw'uruzi njya kubona mbona uru ruzi rwari uruzi rudafite amazi atemba rwari uruzi rutanyeganyega hari ukuntu amazi abaho ukabona aratemba aramanuka cyangwa se arajya hakurya ndajya hakuno oya yari amazi ari hamwe atanyeganyega ahubwo hejuru y'uruzi horosheho ikintu kimeze nk'igihu noneho icyo gihu cyari kiri hejuru y'amazi cyarabengeranaga ku buryo ureba ko munsi harimo amazi ariko nanone hejuru hariho ikintu kimeze nk'igihu reba kuno umuntu ajya asuka igikoma mu gikombe hejuru yaho hakazaho igikoko gikomeye niko n'uruzi rwari rumeze noneho washoboraga kuba wagira ngo hejuru y'urwo ruzi watambukaho n'amaguru bikagukundira iwacu rwiriya hari uruzi bita urugezi sibyo rugira inuza hejuru ushobora kubona ibyatsi byagiyeho ukaba wagira ngo abantu benshi bakujyaga barugwamo batararumenya bakagenda ukandagira ubona ameze nk'inuza ugahita ugwa mu nuko nk'uko nabishushanya yego narwo rwari rufite ikintu hejuru kimeze nk'igihu ku buryo utarebye neza ushobora kugira ngo hejuru urwo ruzi wagendaho ukagera muri wa muhanda yego rero kubera ubunyereri bwari muri wa muhanda nabonye abantu babiri umuntu wa mbere ni umumama umwe nabonye ni umunyempano ni umunyamwuka kandi muzima nsanzwe nzi ni muzima niyo mpamvu abaneza amatwi mutuze ntugire ibyo usimbukamo kugira ngo abashe kumva icyo Imana irimo kuvuga uwo mumama twari duhagararanye nawe urimo nanjye njye nabibonaga yari ari iruhande rwanjye nagiye kubona mbona yitegereje wa muhanda urimo rwa rubobi uburyo wari uri kunyerera arawutinya awurebye uburyo unyerera ku buryo ubunyereri bwawo wawureba guri hakuno y'uruzi ugatinya utarawugera iruhande rw'uwo muhanda arangije aravuga ati njyewe uriya muhanda bazi imihanda yacu bajya babona urubobi ruhaba komeza yavuze ati njyewe uriya muhanda ntago nawunyuramo yahise yegera hahandi imbere ya rwa ruzi aho yari ahagaze koko agira ngo ari butambukire kuri rwa ruzi agenda agere muri wa muhanda yamanuyemo ibirenge bye urumva nababwiye ko hejuru y'uruzi hari ameze nk'ariho igihu ku buryo ushobora kugira ngo wagendera hejuru y'amazi yamanuyemo ibirenge bye atera intambwe ya mbere agishingura ikirenge cya kabiri yamanukiye mu mazi mo hasi ararohama aho nari mpagaze mvuza induru ndavuga ni Mana runaka amanutse mu mazi n'ubu ngubu ni mpaka ibirenge bye bikandagiye hasi ku butaka aho uruzi rutangirira kuko yamanutse amanukamo ahagaze arabura amazi aramurengera njya kubona mbona uwundi muntu nawe nzi w'umuhanuzi iruhande rwiwe hari umwana w'umuhungu mwiza usa neza cyane ntabwo ndi bubavuga amazina abo bantu yego wa mwana uko wa mumama yatatse nagiye kubona mbona wa mwana we nawe abirindukiye muri rwa ruzi abirindukiye muri rwa ruzi uwo mumama arataka cyane ati umwana wanjye nanjye arundukiye muri uru ruzi ariko uko atakira wa mwana akanatakira wa mumama wamanutse muri ya mazi nabonye amaboko ntaza haturutse muri rwa ruzi azamura wa mwana wa mubyeyi w'umuhanuzi nabonye ahita amumusubiza amutereka iruhande ariko wa mumama wundi we nabonye nago nabonye ayo maboko amuzamuramo
Yego. yagumyemo. Muri uko kugumamo njyewe nguma mu iyerekwa. Urumva mbonye urohamyemo agumyemo n'umwana wabirindutsemo bitari ku mpamvu z'umubyeyi nawe arongera akurwamo, ariko akurwamo n'amaboko atamenya haturutse. Urebye yarari muri urwo ruzi kuko nta muntu nabonye, nje nabonye amaboko akuramo wa mwana amugarura hejuru imusozi. Hanyuma muri wa muhanda naho neretswe ibyawo. Nabonye umuntu umwe w'umusore we yagiye aravuga ati njyewe reka niyemeze, reka nyure muri uyu muhanda. Roba abantu nibasenge. Nako dusenge nanjye ne kwikuramo. Nagiye kubona mbona uko uwo muhungu nabonaga ari umusore cyangwa se nk'umugabo. Yagiye we atera intambwe atangira urugendo ngo muri wa muhanda unyerera wuzuye urubobi. Nkubwire ngo naherutse mbona atangira urugendo sinamenye irengero rye. Aho yarindimukiye, aho yaguye, aho yarohamiye sinahamenye. Mu muhanda sinamubonye, sinanabonye agwa no mu ruzi. Gusa namushatse muri wa muhanda nawe ndamubura. Naje gusenga Imana, mbaza Imana ngo iriyerekwa ko rinteye ubwoba. Uru ruzi rushatse kuvuga iki? Uyu muhanda ushatse kuvuga iki? Aba bantu bombi ko neretswe abantu batatu batandukanye barashushanya iki? Bishatse kuvuga iki? Yego, tubwire rero duha amakuru cyambere n'amakuru. Nkibaza ngo bishatse kuvuga iki? Imana yahise impirindi yerekwa rya kabiri. Utarasobanukirwa. Yego. Ariho ndi bubisobanure bigahura. Ni yerekwa risobanura irindi. Nahise mbona abageni. Ntagari umugeni umwe. Nabonye abageni babiri. Yego. Bari bambaye imyenda itandukanye. Y'ubukwe? Y'ubukwe. Yego. Nagiye kubona mbona umugeni umwe yari yambaye ikanzu y'ivara ndende, ariko urabona ko ikanzu y'ivara umuntu ugiye gukora ubukwe aba yambaye ikanzu no mu mutwe harimo ikintu twita ngo nagatimba. Corone niba ari corone ni twita ngo nagatimba niko njyo. Kana niko bita gatimba. Ngerenzi ko irakanza ariyo gatimba. Nzikira karako mu mutwe niko gatimba. Kamwe bajya batwikura bari kubwira ngo narebe umugeni wo. Nambona uwo mugeni wa mbere yari yambaye ikanzu ariko agatimba ko mu mutwe nta kakimubamo, nta kabamo karavuyemo, hako yari yambaye. Abageni bacu b'i Kigali baba baragiye bakiyeranja bakavatiraho ntago tugashyiramo, kandi hari ba bebe dusize ruguririya nta gatimba yari. Noneho uwo nguwo we hari igihe ntago yemererwa gutwikirwa mu maso. Yego. Ariko uyu mugeni we urabona kaba hano. Kaba kuko yabyaye nta kari karimo. Kaba kuko akiri umukobwa nta kari karimo. Yari yaragakari karavuyemo. Donc umutwe wose warangaraga naga kagatimba kari kari mu mutwe. Yego. Yari yambaye ikanzu ndende. Yari yambaye ikanzu ndende y'ubukwe. Ariko ikibazo gihari Imana yanyerekaga nako gatimba. Muri make uyu mwambaro ntiwuzuye. Ntago wuzuye kubera ko kugira ngo wuzure nuko ugomba kuba ufite iki cyo mu mutwe cyawo agatimba nyine k'umugeni. Nagiye kubona rero mbona uwundi mugeni wa kabiri. Uyu mugeni wa kabiri we yari yambaye ikanzu igera hejuru y'amavi. Hanyuma uwababajije bombi yabajije uwo wa mbere ngo ko wambaye ikanzu itakigira gatimba. Yego. Uwa kabiri aramubaza ngo ko wambaye ikanzu ngufiya niye mpamvu yaguteye kudodesha umwambaro utagukwira. Ibyo bibazo babajije. Yego. Uyu wa kabiri yashubije numva. Aravuga ngo dore impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya. Nubundi haragarukamo ijambo muhanda. Yego. Yavuze ngo impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya ngo nuko uyu muhanda turimo kugendamo ngo wuzuye ivumbi ryinshi, ngo rero ngo iyo tudodesheje ibirebire ngo ya kanzu ndende igenda ikubura rya vumbi ngo ugasanga imyambaro yacu iranduye. Ngo ubwo rero ngo nahisemo kudodesha ikanzu ngufiya itagera hasi kugira ngo ivumbi riri muri uyu muhanda ritazayanduza. Yego. Imana yo mu ijuru ishimwe. Amen. Iryo yerekwa ryose nkimara kuribona nkabwirwa n'ayo magambo. Imana niho yahise insobanurira. Irambwira ngo Imana yo mu ijuru izanye ukuri mu gihugu. Irambwira ngo nimbwira abantu yuko Imana
ije kugaragaza cyangwa se ije gushyiraho ivugabutumwa rizima ry'ukuri. Irambwira ngo uyu muhanda n'uru ruzi nabonye, Imana irambwira ngo ni inzira Satani yashyiriyeho abana b'Imana, ni inzira Satani yashyiriyeho abakozi b'Imana, kugira ngo uhageze wese arohame, uhageze wese anyerere, uhageze wese ananirwe, uhageze wese abura inzira, birangira arohamye avuye mu rugendo. Ni inzira umwanzi yashyize muri uru rugendo. Ntago uru ruzi n'uyu muhanda ari ibintu Imana yubatse. Ni inzira Satani yashyizeho mu ivugabutumwa ry'abizera. Ni inzira Satani yashyizeho ku murimo w'Imana, kugira ngo abantu b'Imana nibahagera bacike intege, nibahagera bananirwe, nibahagera basubire inyuma, bafatwe n'amaganya, umuntu wese uhageze arohame. Imana yambwiye ngo uru ruzi rumaze kugwamo abantu benshi. Uru ruzi Satani yashyize imbere y'abavuga ubutumwa rumaze kugwamo abantu benshi. Uyu muhanda unyerera Satani yashyize imbere y'itorero umaze kugwamo abantu benshi, ngo kandi uguyemo ntiyongera kugaragara. Rero Imana yambwiye ngo nimbwira abantu b'Imana Satani yakuye ku bibanza byabo. Ubu butumwa nigeze kubutambutsa kuri Beura. Imana inyereka ibitanda by'abakozi b'Imana baragiye bakubitwa bakabyirukanwaho, bakabivanwaho, hagasigara ivugabutumwa ripfuye, hagasigara ivugabutumwa rihumanye, ivugabutumwa riroze. Imana yangereranyirije ngo ivugabutumwa ripfuye riragereranywa n'uru ruzi. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agahita apfa, agahita aburirwa irengero. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agasanga umuhanda wanyereye wuzuye urubobi, akabura icyo avuga, abantu barimo gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Rero icyo Imana yantumye kubabwira abantu b'Imana nuko Imana yambwiye ko uyu muhanda utari kuva kuri yo, nta nubwo uru ruzi ruri kuva kuri yo. Ni inzira Satani yashyiriyeho iki abagenzi, kugira ngo mukozi w'Imana wavugaga ukuri nuhagera unanirwe, munyamasengesho wavugaga ukuri nuhagera unanirwe, mubwiriza butumwa wabwirizaga ukuri nuhagera ugire gute unanirwe, ubone inzira kinyerera, ubone ko umuhanda urimo ikibazo, ubone yuko umuhanda urimo ibyago, ubone yuko umuhanda nta cyerekezo ufite, nurangiza wicira inzira. Mu kwicira inzira kwawe urajya mu ruzi, urarohama, kandi nurohama nta mbaraga ziri bukurohore. Aha ni Imana yambwiye ngo uyu mwana warohamyemo agakurwamo n'amaboko n'ubutabazi bw'Imana. Abanyamwuka barahamburiwe muri uru ruzi Satani yashyize imbere y'abantu b'Imana, bahamburiwe iby'umwuka bizima, bahatakarije agakiza, bahatakarije kwizera, baragenda nta gakiza bagifite, kubera ko umwana w'ubugingo, umwana w'umwuka yamaze kurohamamo. Ariko Imana irambwira ngo hari impano z'abantu ije kongera kurohora, ije kongera gukura muri uru ruzi. Hari abantu Imana igiye kongera guhesha ubuzima bw'umwuka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gushyiraho ukuri, ije gushyiraho ukuri, kubera yuko ibyo mubonesha amaso yanyu, ibyo mwumva biriho byitwa ivugabutumwa, ngira bigereranya n'uru ruzi, irabigereranya n'uyu muhanda, biranyereza, birimo urubobi, birimo urubobi. Ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho. Ngewe ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Uyu munsi naje gusura Solange ngo tuganire, hanyuma ndi nyuma ya kamera ndi kumwe na Amani, kameramani wa Solange. Solange umeze ute? Meze neza. Amani umeze ute? Ndashima Imana. Uramahoro? Imana ishimwe, nanjye ndamahoro ndashima Imana n'umuryango wanjye tumeze neza. Solange umeze ute? Ndakomeye. Duherukana hano kuri YouTube hatarashya. Abonye ukuntu YouTube inyenera? Nahaje mbizi. Wari ubizi? Yego. Okay, uraho cyambere na makuru niko wajya kwanga cyambere na makuru. Yego. Uri kubona ukuntu nicaye? Ni danje. Ndakwakira rero ngo hayikaze, ntabwo twaherukanaga cyane cyane nko kuri Prince Robert Rwanda no kuri Solange TV tiho barakumenyereye muri message zigiye zitandukanye. Uyu munsi ijuru riravuga iki? Ijuru riravuga byinshi, ahubwo ababyakira ni bande.
akantu uvuze ko numva gakomeye. Ijuru rivuga byinshi ahubwo abakira ni bande? yego. Ako ngo amajuru abaye na menshi. Eh, Wowe wemera irya kangahe ko ari 3? ubwo njye nemera ijoro rya gatatu. Wemera ijuru rya 3. Okay. Sora ngo ikaze, ndashaka twinje mu kiganiro. Mu gitondo twavuganye urambwira ati hari message Imana yampaye Roba, ndashaka kuyitambutsa nkayitambutsa kuri channel yanjye ndetse n'iyawe. Yego. Rero niyo mpamvu naje ngo nguhe ikaze nyine utambutse ubwo butumwa. Nguhaye ikaze mbere ya byose. Murakoze kutwakira kandi Imana ibaha umugisha kuko muje mukaza gufatanya natwe umurimo w'ivuga butumwa. Yego. Kuko nta kindi kiduhuza ni ugukorera Imana. Umurimo dukora uduhuza n'abantu benshi batandukanye. Yego. Imana ibinatubwira ko izaduhuza nabo tudahuje n'uruhu. Ibyo byose biri mu masezerano. Yego. Rero njyewe mvuka ntabwo nari nzi ko nzahura n'uwitwa Robert, ariko ku bw'amaraso ya Yesu yaduhaye kumenyana. Kuko aho mvuka n'aho uvuka biratandukanye. Ntabwo twari tuzi. Aho ntuye n'aho utuye biratandukanye. Yego. Ariko kubwo kumenyana n'Imana, Imana nayo itumenyekanisha mu bayo. Yego. Kandi iyo ifasha abantu bayo ikabamenyekanisha ibigira ngo ubwami bwayo burusheho kwaguka. Ikindi bigira ngo dutizanye imbaraga. Kuko hari uwavuze ngo icyuma ngo gityaza ikindi. Yego. Buriya ugiye kuririmba uri wenyine ntubona abakwikiriza ntacyo byakumarira. Yego. Ugiye kubwiriza wenyine ntubona abakubwira ngo amena cyangwa ntagira abaza gutega amatwi ivuga butumwa ryawe ntacyo byaba bimaze. Yego. Niyo mpamvu rero abantu turakenewe, turakenerana, dukwiye kugiranirana umumaro. Ariko ukaba umumaro mwiza wungura ubwami bw'Imana, kuko ibintu dukorera hano muri iyi si igihe runaka tutazi tuzabibazwa. Yego. Yego. Rero murakoze kumpa ikaze. Reka nanjye nsuhuza abadukunda badukurikira bari hirya no hino. Yego. Badukurikira kuri Solange TV no kuri Robert Prince. Nago bambonye kuri Robert Prince aribwo bwa mbere. Ibyo ari byo byose hari inshuro zirenga nk'eshatu cyangwa enye bamaze kumbona. Yego. Numva ko rero nago ndi umushyitsi. Nanjye mbahaye ikaze ngo babane nanjye muri uyu mwanya bumva icyo Imana yavuganye nanjye. Yego. Kandi buriya mbwira abantu ko kubuta waba mu bibazo ntibihagarika ijwi ry'Imana. Umuntu yumva ijwi ry'Imana ryamye ari mu bitaro. Nubwo waba uri ku mwuka wa nyuma wo gupfa wumva ijwi ry'Imana bitewe n'icyari cyo n'Imana iguteguramo cyangwa se n'impamvu itera Imana kuguha iryo jwi ryayo. Yego. Kuko ntago abantu bose bumva ijwi ry'Imana. Umuntu aba ari muri koma atavuga atabona akaza avuga ati njyewe burya navuganaga n'Imana. Imana twaravuganye. None se ni ikihe kibazo gishobora gutuma utumva ijwi ry'Imana ngo ubwire abantu ko Imana irimo kuvuga? Twebwe ibyo tubona dushyiraho nk'urukuta ku bantu si by'Imana ibona. Ahubwo biriya byose Imana irabirenga ikabitambuka ikavugana n'umuntu bitewe n'icyo yamushyizemo. Yego. Rero hari abashobora kumbona hano bakavuga ati Imana sigiye kumuvugiramo gute kandi erega byaranabaye. Barambwira ati ubu yaje kuvuga iki? Naje kuvuga iki? Nta muntu mpicyo kuvuga. Imana yampamagaye n'iyimpa ibyo kuvuga. Kandi uko nahamagawe mvuga sinteze guhinduka. Urumva ndashaka gutambutsa ubutumwa wenda Imana ifashe byose twanakora n'ikiganiro cya kabiri. Ngiye ndumva hari ibibazo byinshi nakakubajije urukumva. Ahubwo nge ndagira ngo abagiye gutega amatwi ubutumwa ngiye gutambutsa. He kugira ibyo barebaho nk'ibintu byateye ujya kubwirizaho kugira ngo bumve icyo Imana iri kuvuga ngo inkweto yambaye zigura ngahe. Ngo ikanzu yambaye ngo murabona igura ngahe. Ngo burasagira imodoka agendamo. Yego. Aravuga Imana itaramuhindurira ubuzima yabanje ikamuhindurira ubuzima mbere yo kuza kutubwira Imana. Rero mbwira abantu ko Imana ikoresha abantu cyangwa idakorana n'abantu ishingiye ku bifatika byo mu isi bigaragara. Imana ihindura abantu nyine bazi ubuzima Imana ihindura ari ubuhe? Ko Imana ishobora kuguhindura ubuzima ugasigara wambaye inkweto icitse. Abantu babizi Robert, Imana ihindura ubuzima uri kumva bigishijwe nabi. Twigishije ko kuza mu rusengero ari ukuza kwakira gusa. Nshakira. Yego. Rero umuntu wigishijwe gutyo kumubwira ngo uramubwira Imana utagira inkweto ati subwiye yagutumye ntabwo yabanje kureba ko nta nkweto ugira. Ibanze guha inkweto njya kumagarara imbere njye ufite inkweto umbwirize mbashe kukumva. Kandi abandi iyo logique ntibirwa bayijyamo. Hari abantu njya mbona bajya guhena, hari umupfumu barugurira ikagambi wacu
bagendesha abaparitseho ibimodoka kangara ukumva ntago amubaza ngo bagacengera bagapfumura ariko paka bati tubwira icyo batuvugaho icyo satani avugana natwe kandi dore ikibazo satani wanabashyiriraho kondisiyo arakubwira ati ibyo tugushyizeho nibikunanira ibyo bibazo uzaba ufite ni byinshi ariko twebwe umwuka w'Imana naho byatunaniye ajya azana imbabazi. Amen. Rero imbabazi z'Imana Pawulo yaravuze ngo nizo zituma tudashiraho. Ntago ikintu gituma tudashiraho ari uko oya dukiranutse. Imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho. Rero umuntu ugiye kuntega amatwi akumva n'ubundi umwuka wari muri nge cyagihe igihe wantegaga amatwi niwe ukindimo. Igihe wemeraga ngo Imana iravuze wihindurwa n'ibyo wumvishe ejo bundi n'ibitambutse ejo bundi bimeze nk'imvura. Nabwiye abantu ndababwira nti hari ibitonyanga by'imvura bijya bigwa bigambiriye gukura abantu mu nzira ariko bya bitonyanga nyamara niyo bigendamo ntacyo byari kugutwara kubera ko ari bitonyanga bimanukana uburemere ukajya ugira ngo imvura irahoreye yisha abantu nk'ibitonyanga nka bitatu bikagwa hejuru y'amabati ukagira ngo inzira aguye ariko wasohoka wanze ugasanga ivumbi riracyahari kubera iki bizanye imbaraga zo gukanga no kugira ngo abantu bihute bajye kugama ariko ntago byari imvura. Rero babifate narababwiye ngo nibabifate nk'ahari bitonyanga byari bigambiriye gukura abantu mu nzira dukomeze inzira dukomeze urugendo tugende kubera ko nago twatakaje icyerekezo. Rero Imana ibaho umugisha ndumva nabwira abantu iki Imana yambwiye. Ni karibu. Umunsi umwe ngo umutambyi Eli yabaga mu nzu y'Imana muri make yakoreraga Imana ngo ariko Eli ngo yari yarahumye amaso ye atakibona. Aya maso ya Eli yari yarahumye yari ay'umubiri yari amaze gukura ashaje. Biza kurangira ngo urubyaro rwe cyangwa se abana be batagifite kubaha Imana basigaye batinyuka inzu y'Imana bakaza no gufata ngo ibitamba abantu bazanye gutambira mu nzu y'Imana ngo bakabyonona birangira batangiye gukorera mabi mu nzu y'Imana kuko atabonaga ngo bakajya bamubwira amateka y'abana be ntabiha agaciro rimwe na rimwe no kuba impumyi wenda hari igihe avuga ati buno baranababeshyera abana banjye barababeshyera kubera iki ntiyabonaga buri yaza kubareba yari kureba abana be baza kwangiza ariko ikibazo yagize ngo yari atakibona ngo kandi itara ry'Uwiteka ryendaga kuzima. Ubwo nyine yaragiye no guma no mu mwuka ubwo aho hantu n'ubundi by'umwuka byari byarangije byari birimo gukendera bigenda bihashira bihavugwa kuri iki gihe byari sigari nko kunyenyeretsa no kuvuga ngo hari ahantu hari hahoze urumuri ariko dore rurimo kugenda ruzima. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero nshatse kuvuga ko umuntu yahuma amaso y'umubiri ariko amaso y'umwuka areba. Igihe cya Eli yari yarahumye ay'umubiri ariko twe kuri iki gihe umuntu ashobora guhuma ay'umwuka akagira ay'umubiri areba. Amaso y'umubiri areba rero areba iki? Areba hafi areba ibidafite umumaro. Impamvu mvuze iki gitekerezo cyangwa iyi nkuru hari igihe dutanga message umuntu ho kugira ngo akurikirane ikizima Imana yavuze agashaka ikosa ryabayemo. Kubera iki nta kireba mu mwuka nta cyumva mu mwuka asigaye areba by'umubiri akumvira mu mubiri. Buri wumva mu mwuka akanarebesha amaso y'umwuka nashaka abahumye ay'umubiri ariko ay'umwuka niba yafite arabasha kureba ibintu ndi kuvuga arabasha no kumva ibintu ndimo kuvuga akurikirana ibizima ntago ari burebe ngo yari yicaye gute ngo yari yateze igitambaro ngo gisa gutera ibyo ntari bubirebe. Warubwo niba amaso y'umwuka kireba amatwi y'umwuka akaba cyumva arabubashe gushishoza no gutekereza avuge ngo Imana inyuze muri Solange yavuze ngo icyo uyu munsi ni yihe saho ni yihe niba atariyo nizera sereka nyibaze kuko Imana yabwiye Solange niyo Mana yanjye. Yego bwashize hari umubyeyi navuga ati mubyeyi ntago Imana yanjye ni yawe ari bimwe. Yego wimpamagara ngo ndi mwene so Imana yanjye ni yawe sizimwe. Yes komeza. Nari ngiye kubwira abantu ngo bumve kandi bitegereze kubera ko uyu munsi wa none nubwo abantu basuzuguye Imana ku karubanda imvugo y'Imana igateshwa agaciro ijambo ryayo bakarishyira munsi y'ibirenge byabo bakarikandagira mbabwire ngo Imana iracyavuga
mbabwire ngo Imana iracyakora. yego Hari uwambwiye ejo bundi ngo iyo Mana ihora iguhishurira ihora iguhishurira ihora iguhishurira. Nzahora nsenga ndwanya n'uzagerageza kwataka ikirere cyanjye ku buryo njyewe ahubwo nishaka njye mpishurirwa buri saha, kuko nibyo by'umumaro, nibyo binyubatse cyangwa se nibyo bingize. Ukubuza amaraso wajya kwa muganga bakayagutera, niko no muri uru rugendo uramutse ibuze iby'umwuka, uramutse ubuze iby'Imana muri wowe uba uri umupfu. Ukeneye kongera gusengerwa, ukeneye guterwa amaraso mu buryo bw'umwuka, ukagarurirwa ubuzima, ukongera ukumva Imana ikivugana nawe, ukongera mu buryo bw'umwuka ugahishurirwa, ukagirana ubumwe n'ijuru, ukagirana imisabanire n'Imana. None se Roba, niba njyewe nawe uko turi hano na Imana turi kuvugana tukumvikana, uramutse uje hano nkicara hano simvuge, nawe ukicara aho ntuvuge, ntiwataha uzi ko mfite ikibazo, nanjye nkataha nzi ko ufite ikibazo. Rero niba Imana dusenga ivuga, Imana dusenga ikora, niyo mpamvu nshobora gusenga amasengesho y'umunsi umwe Imana igaceceka, nkasenga y'ibiri igaceceka, nkajya mu mazi nkaterera akanyarira, nkajya mu butayu Imana mvugana nayo nkavuga yikanyihorera. Haba harimo ikibazo, nicyo nshatse kuvuga. Niba Imana icecetse ku buzima bwanjye, harimo ikibazo kinturutseho, cyangwa se yo kuri yo atari igihe cyo kuvuga kuri njye. Kuri njye hari ikibazo gishobora gutuma ijwi ry'Imana rihagarara, bitewe nuko ntagifitanye konegisiyo nayo, cyangwa se ntacyubakanye umubano wanjye nayo muzima, cyangwa se Imana ikabona ko ibyo nshaka kumva atari cyo gihe cyo kubibwirwa, atari cyo gihe cyo kubyakira ikibazo kirimo. Ngomba kubaho mfite kumva ijwi ry'Imana, ngomba kubaho mfite kumenya ngo urugendo ndimo ngezehe. Rero abantu baduteze amatwi, utambutse ubutumwa kuri Prince Robert, nkatambutse ubutumwa n'ayandi macano avuga iby'ubwami bw'Imana, batambutsaho ubutumwa. Mureke tuve mu burangare, tuve mu gahuge, tuve mu bintu biturangaza, dutegera amatwi Imana twumve ikivuga. Ikindi dusenge amaso yacu ahumurwe, twe kuba impumyi mu buryo bwo mu mwuka, kuko nintaba impumyi ntubimpumye, icyo mvugira hano nawe uraba ugifiteho amakuru. Kuko Imana aravuze ngo ntacyo nzajya gukora ntamenyesheje intore zayo. Intore zayo ni njye nawe, nawe unteze amatwi, nawe unkurikiye mukozi w'Imana. Birashoboka ko amakuru Imana yampaye twayahurijeho, birashoboka ko utabonye imbaraga zo kuyavuga, ariko njye ikaba yambwiye ngo tera kamera uvuge, kuko hari benshi bazumva nuvuga. Bivuze iki rero? Mu isi y'umwuka ntago ndiyo ndumwe, turiyo turi benshi, twakira n'ibitandukanye, ariko biza bihuriza ku kintu kimwe, ku Mana. Rero nekereza ko message mba ngiye gutanga sinjye ubuyifite ngenyine, hari n'abandi baba bayifite batabonye uko bayivuga, cyangwa se Imana nabwiye ati namwe musenge muri ubu buryo, ariko ngiye kanyemerera ngo tera intambwe ugire gute ubivuge. Bivuze ngo ibintu tuvuga si ukubeshya, biba biriho, biba bihari. Go ahead rero. Rero reka ntangire message yanjye Imana yampaye, kugira ngo ngeze ku bantu b'Imana. Cyane cyane iyi message ifite abigenewe. Iyi message irareba umukristo wese, umukristo wese aho ari, umuntu witwa umukristo wese iyi message iramureba. Akosora utarinjira. Yego. Mbabarire nyine, ariko ndagira ngo nyine kugira ngo uvuge twagezemo neza. Yego. Uzi gutandukanya umukristo n'umunyedini? Njyewe nabwiwe umukristo, sinabwiwe umunyedini. Umukristo umugenzi uri mu rugendo, uri kugana mu ijoro. Rero iyo nkoresheje ijambo ngo umukristo wese uzi ko ari mu rugendo, Roba, ubu niba ndi umukristo umutima wanjye urabimpamiriza, si ngombwa ko mu ndondora. N'umwuka undi murabinyemeza, umbwira ko ntakijijwe, ikindi ukambwira ko nkijijwe, kuko amakosa abaho akorerwa muri njye, ni njye uyazi, nayagaragaza cyangwa nkayahisha. Impamvu njye mbikubajije nk'umushumba, ngende umushumba nibyo w'itorero ryera, cyangwa se umukumbi mutoya. Yego.
ngo nagira ngo numve niba ari message ireba umukumbi muto cyangwa ireba abakirisitu nk'uko wari ubivuze. ni message ireba umuntu ufite iri zina witwa umukristo. Okay, sawa. Umukristo mu rugendo, umukristo uri mu nzira y'Imana, uyu ni we iyi message ireba. Twagiye. Umukristo uneza amatwi, hari abakristo bari mu rusengero, hari n'abatarimo. Donc ubwo iyi message ireba umuntu wese witwa umukirisitu. Umuntu wese witwa ko ari umukristo. Yego. Iyi message ngiye gutambutsa Imana yayinyeretse mu buryo bubiri. Nabigiye kubona mbona ngiye mu mwuka. Iyo tuvuze ngo mu mwuka, ubaka kanya nshobora kwicara hano turi kuvugana, ariko amaso yanjye akaba atakibona Robert uyu nguyu. Nkaba ndi kureba ahashize ha Robert cyangwa hazaza ha Robert. Kubera iki? Umwuka uri muri twebwe, umwuka wera, umwuka w'imbaraga twahawe, ahishura ibihishwe, akagaragaza ibizabaho n'ibitarabaho, n'ibyabayeho, n'ibiriho n'ibizaza. Rero uwo mwuka nagarindira ngo mbe ndi mnicaye mu rusengero, no muri bisi ngenda yaza, no mu gicuku cy'ijoro ndyamye yaza. Rero umwuka w'Imana yaje kuri njye, aza kuri njyewe, arampishurira, aranyereka. Njya kubona mbona nshyizwe imbere yanjye uruzi runini. Uru ruzi rwari runini cyane, ari rugari cyane, amaso yanjye atabasha kuruheza. Yego. Hanyuma nitegereje hagati muri uru ruzi, mbona hagati mu ruzi haciyemo umuhanda. Umuhanda nabonaga ari umuhanda umeze nka kaburimbo. Yego. Ariko ku gice kimwe cy'umuhanda nabonye muri uru ruzi ufite ubuhamya bwawo, noneho n'uru ruzi ubwarwo narwo rufite ubuhamya bwarwo. Yego. Imana yabanje kunyereka umuhanda uciye muri urwo ruzi. Njya kubona mbona ni umuhanda wuzuyemo urubobi. Ni umuhanda unyerera. Ninkubwira ngo uranyerera, wari umuhanda uko nawubonaga unyerera bikomeye, ku buryo nta muntu washyiragamo ikirenge ngo atambuke. Nta muntu wabishoboraga guteramo intambwe ye ngo abashe no gutera intambwe ebyiri agende muri uwo muhanda. Yego. Ngaruka ku ruhande nanone rw'uruzi, njya kubona mbona uru ruzi rwari uruzi rudafite amazi atemba. Rwari uruzi rutanyeganyega. Hari ukuntu amazi abaho ukabona aratemba, aramanuka cyangwa se arajya hakurya ndajya hakuno. Oya, yari amazi ari hamwe atanyeganyega, ahubwo hejuru y'uruzi horosheho ikintu kimeze nk'igihu. Noneho icyo gihu cyari kiri hejuru y'amazi cyarabengeranaga ku buryo ureba ko munsi harimo amazi, ariko nanone hejuru hariho ikintu kimeze nk'igihu. Reba kuno umuntu ajya asuka igikoma mu gikombe, hejuru yaho hakazaho igikoko gikomeye. Gikomeye. Niko n'uruzi rwari rumeze. Noneho washoboraga kuba wagira ngo hejuru y'urwo ruzi watambukaho n'amaguru bikagukundira. Iwacu rwiriya hari uruzi bita urugezi, sibyo? Rugira inuza hejuru, ushobora kubona ibyatsi byagiyeho, ukaba wagira ngo abantu benshi bakujyaga barugwamo batararumenya, bakagenda ukandagira ubona ameze nk'inuza, ukahita ugwamo. Nuko nk'uko nabishushanya. Yego, narwo rwari rufite ikintu hejuru kimeze nk'igihu, ku buryo utarebye neza ushobora kugira ngo hejuru urwo ruzi wagendaho ukagera muri wa muhanda. Yego. Rero kubera ubunyereri bwari muri wa muhanda, nabonye abantu babiri. Umuntu wa mbere ni umumama umwe nabonye, ni umunyempano, ni umunyamwuka kandi muzima, nsanzwe nzi. Ni muzima. Niyo mpamvu abaneza amatwi mutuze, ntugire ibyo usimbukamo, kugira ngo abashe kumva icyo Imana irimo kuvuga. Uwo mumama twari duhagararanye, nawe urimo, nanjye nge nabibonaga, yari ari iruhande rwanjye. Nagiye kubona mbona yitegereje wa muhanda urimo rwa rubobi uburyo wari uri kunyerera, arawutinya. Awurebye uburyo unyerera, ku buryo ubunyereri bwawo wawureba guri hakuno y'uruzi ugatinya utarawugera iruhande rw'uwo muhanda. Arangije aravuga ati njyewe uriya muhanda, bazi imihanda yacu bajya babona urubobi ruhaba. Komeza. Yavuze ati njyewe uriya muhanda ntago nawunyuramo.
yahise yegera hahandi imbere ya rwa ruzi aho yari ahagaze koko agira ngo ari butambukire kuri rwa ruzi agenda agere muri wa muhanda yamanuyemo ibirenge bye urumva nababwiye ko hejuru y'uruzi hari ameze nk'ariho igihu ku buryo ushaka kugira ngo wagendera hejuru y'amazi yamanuyemo ibirenge bye atera intambwe ya mbere agishingura ikirenge cya kabiri yamanukiye mu mazi mo hasi ararohama aho nari mpagaze mvuza induru ndavuga ni mana runaka amanutse mu mazi n'ubu ngubu ni mpaka ibirenge bye bikandagiye hasi ku butaka aho uruzi rutangirira kuko yamanutse amanukamo ahagaze arabura amazi aramurengera njya kubona mbona uwundi muntu nawe nzi w'umuhanuzi iruhande rwiwe hari umwana w'umuhungu mwiza usa neza cyane ntabwo ndi bubavuga amazina abo bantu yego wa mwana uko wa mumama yatatse nagiye kubona mbona wa mwana we nawe abirindukiye muri rwa ruzi abirindukiye muri rwa ruzi uwo mumama arataka cyane ati umwana wanjye nanjye arundukiye muri uru ruzi ariko uko atakira wa mwana akanatakira wa mumama wamanutse muri ya mazi nabonye amaboko ntaza aho aturutse muri rwa ruzi azamura wa mwana wa mubyeyi w'umuhanuzi nabonye ahita amumusubiza amutereka iruhande ariko wa mumama wundi we nabonye ntago nabonye ayo maboko amuzamuramo yagumyemo muri uko kugumamo njyewe nguma mwiyerekwa urumva mbonye urohamyemo agumyemo n'umwana wabirindutsemo bitari ku mpamvu z'umubyeyi nawe arongera akurwamo ariko akurwamo n'amaboko atamenya aho aturutse urebye yarari muri urwo ruzi kuko nta muntu nabonye njye nabonye amaboko akuramo wa mwana amugarura hejuru imusozi hanyuma muri wa muhanda naho neretswe ibyawe nabonye umuntu umwe w'umusore we yagiye aravuga ati njyewe reka niyemeze reka nyure muri uyu muhanda roba abantu nibasenge nako dusenge nanjye ne kwikuramo nagiye kubona mbona uko uwo muhungu nabonaga ari umusore cyangwa se nk'umugabo yagiye we atera intambwe atangira urugendo ngo muri wa muhanda unyerera wuzuye urubobi nkubwire ngo naherutse mbona atangira urugendo sinamenye irengero rye aho yarindimukiye aho yaguye aho yarohamiye sinahamenye mu muhanda sinamubonye sinanabonye agwa no mu ruzi gusa namushatse muri wa muhanda nawe ndamubura naje gusenga Imana mbaza Imana ngo iriyerekwa ko rinteye ubwoba uru ruzi rushatse kuvuga iki uyu muhanda ushatse kuvuga iki aba bantu bombi ko neretswe abantu batatu batandukanye barashushanya iki bishatse kuvuga iki kutubwire rero duha amakuru cyambere n'amakuru nkibaza ngo bishatse kuvuga iki Imana yahise impira indi yerekwa rya kabiri utarasobanukirwa yego ariho ndi bubisobanure bigahura ni yerekwa risobanura irindi nahise mbona abageni ntago ari umugeni umwe nabonye abageni babiri yego bari bambaye imyenda itandukanye y'ubukwe yego nagiye kubona mbona umugeni umwe yari yambaye ikanzu y'ivara ndende ariko urabona ko ikanzu y'ivara umuntu ugiye gukora ubukwe aba yambaye ikanzu no mu mutwe harimo ikintu twita ngo ni agatimba korone niba ari korone tubyita ngo ni agatimba niko mbyumva kandi niko bita agatimba ngera nzi ko irakanza ariyo gatimba nzi kariya ko mu mutwe niko gatimba kamwe bajya batwikura bari kubwira ngo narebe umugeni mbona uwo mugeni wa mbere yari yambaye ikanzu ariko agatimba ko mu mutwe nta kakimubamo nta kabamo karavuyemo ntako yari yambaye abageni bacu b'i Kigali baba baragiye bakiyeranja bakavatiraho ntago tugashyiramo kandi hari ba bebe dusize ruguririya nta gatimba yari noneho uwo nguwo we hari igihe ntago yemererwa gutwikirwa mu maso ariko uyu mugeni we urabona kaba hano kaba kuko yabyaye nta kari karimo kaba kuko akiri umukobwa nta kari karimo yari kari karavuyemo donc umutwe wose warangaraga naga kagatimba kari kari mu mutwe yego yari yambaye ikanzu ndende y'ubukwe ariko ikibazo gihari Imana yanyerekaga nako gatimba muri make uyu mwambaro ntiwuzuye ntago wuzuye kubera ko kugira ngo wuzure nuko ugomba kuba ufite iki cyo mu mutwe cyawo agatimba nyine k'umugeni
nagiye kubona rero mbona uwundi mugeni wa kabiri. Uyu mugeni wa kabiri we yari yambaye ikanzu igera hejuru y'amavi. Hanyuma uwababajije bombi yabajije uwo wa mbere ngo ko wambaye ikanzu itakigira agatimba. Yego. Uwa kabiri aramubaza ngo ko wambaye ikanzu ngufiya niye mpamvu yaguteye kudodesha umwambaro utagukwira. Ibyo bibazo yababajije. Yego. Uyu wa kabiri yashubije numva. Aravuga ngo dore impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya. Nubundi haragarukamo ijambo umuhanda. Yego. Yavuze ngo impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya ngo nuko uyu muhanda turimo kugendamo ngo wuzuye ivumbi ryinshi ngo rero ngo iyo tudodesheje ibirebire ngo ya kanzu ndende igenda ikubura rya vumbi ngo ugasanga imyambaro yacu iranduye. Ngo ubwo rero ngo nahisemo kudodesha ikanzu ngufiya itagera hasi kugira ngo ivumbi riri muri uyu muhanda ritazayanduza. Yego. Mana yo mu ijuru ishimwe. Amen. Iryo yerekwa ryose nkimara kuribona nkabwirwa n'ayo magambo. Imana niho yahise insobanurira. Irambwira ngo Imana yo mu ijuru izanye ukuri mu gihugu. Irambwira ngo nimbwira abantu yuko Imana ije kugaragaza cyangwa se ije gushyiraho ivuga butumwa rizima ry'ukuri. Irambwira ngo uyu muhanda n'ururuzi nabonye. Imana irambwira ngo ni inzira Satani yashyiriyeho abana b'Imana. Ni inzira Satani yashyiriyeho abakozi b'Imana kugira ngo uhageze wese arohame, uhageze wese anyerere, uhageze wese ananirwe, uhageze wese abura inzira birangira arohamye avuye mu rugendo. Ni inzira umwanzi yashyize muri uru rugendo. Ntago uru ruzi n'uyu muhanda ari ibintu Imana yubatse. Ni inzira Satani yashyizeho mu ivugabutumwa ry'abizera. Ni inzira Satani yashyizeho ku murimo w'Imana kugira ngo abantu b'Imana nibahagera bacika intege, nibahagera bananirwe, nibahagera basubira inyuma bafatwe n'amaganya. Umuntu wese uhageze arohame. Imana yambwiye ngo uru ruzi rumaze kugwamo abantu benshi. Uru ruzi Satani yashyize imbere y'abavuga ubutumwa rumaze kugwamo abantu benshi. Uyu muhanda unyerera Satani yashyize imbere y'itorero umaze kugwamo abantu benshi ngo kandi uguyemo ntiyongera kugaragara. Rero Imana yambwiye ngo nimbwira abantu b'Imana Satani yakuye ku bibanza byabo. Ubu butumwa nigeze kubutambutsa kuri Beura. Imana inyereka ibitanda by'abakozi b'Imana baragiye bakubitwa bakabyirukanwaho bakabivanwaho hagasigara ivuga butumwa ripfuye, hagasigara ivuga butumwa rihumanye, ivuga butumwa riroze. Imana yangereranyirije ngo ivuga butumwa ripfuye riragereranywa n'ururuzi. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agahita apfa, agahita burirwa irengero. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agasanga umuhanda wanyereye wuzuye urubobi akabura icyo avuga. Abantu barimo gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Rero icyo Imana yanumye kubabwira abantu b'Imana nuko Imana yambwiye ko uyu muhanda utari kuva kuri yo, nta nubwo ururuzi ruri kuva kuri yo. Ni inzira Satani yashyiriyeho iki abagenzi kugira ngo mukozi w'Imana wavuga gukuri nuhagera unanirwe, munyamasengesho wavuga gukuri nuhagera unanirwe, mubwiriza butumwa wabwiriza gukuri nuhagera ugire gute unanirwe. Ubone inzira kinyerera, ubone ko umuhanda urimo ikibazo, ubone yuko umuhanda urimo ibyago, ubone yuko umuhanda nta cyerekezo ufite. Nurangiza wicira inzira. Mu kwicira inzira kwawe urajya mu ruzi urarohama, kandi nurohama nta mbaraga ziri bukurohore. Ni Imana yambwiye ngo uyu mwana warohamyemo agakurwamo n'amaboko n'ubutabazi bw'Imana. Abanyamwuka barahamburiwe muri uru ruzi Satani yashyize imbere y'abantu b'Imana. Bahamburiwe iby'umwuka bizima, bahatakarije agakiza, bahatakarije kwizera, baragenda nta gakiza bagifite kubera ko umwana w'ubugingo, umwana w'umwuka yamaze kurohamamo. Ariko Imana irambwira ngo hari impano z'abantu ije kongera kurohora, ije kongera gukura muri uru ruzi. Hari abantu Imana igiye kongera guhesha ubuzima bw'umwuka.
Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gushyiraho ukuri, ije gushyiraho ukuri, kubera yuko ibyo mubonesha amaso yanyu, ibyo mwumva biriho byitwa ivugabutumwa, ngira bigereranya n'uru ruzi, irabigereranya n'uyu muhanda, biranyereza, birimo urubobi, ubigezemo wese ararohama, arapfa, ukagira ngo mwahagenda, arapfa. Imana niko kumbwira, irambwira ngo dore bariya bageni ubonye uko ari babiri, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irambiwe umukobwa wamaze gutakaza icyo mu mutwe. Iki cyo mu mutwe yambwiye ngo ni ingofero, itorero ryamaze gutakaza icyo bita agakiza, bariyambura, barajugunya, basigarana ikanzu yuko ngo ari abageni, ariko icy'ingenzi ntacyo mugifite, mwamaze gukurwaho, mwamaze kwiyambura icy'agaciro, icyabatwikiraga mwakikuyeho, Yesu icyabakingiraga, icyabarindaga cyabakuweho. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo iyo kanzu mucyambaye nta kiyimariye, icy'ingenzi mwaramaze kukiyambura mukagita ku ruhande. Yambwiye ngo mbabwire torero ry'Imana, icy'ingenzi ntago ari ikanzu, ahubwo agatimba kanyu kari hehe kakumenyekanisha kuri umugeni. Ingofero yawe iri hehe mugabo? Ingofero yawe iri. Rero Imana yansobanuriye ko aka gatimba ko mu mutwe tugereranyirizwa mu buryo bwo mu mubiri, yambwiye ngo ni ingofero. Agakiza k'abantu ni akakiri ku mitwe, abantu bariyambuye agakiza, itorero ry'Imana ryiyambuye agakiza, bashyira hasi, bamara kwiyambura agakiza, bayoboka iyi nzira y'uruzi, bayoboka imikorere y'umwanzi, bayoboka umuhanda unyerera, kandi Imana yarabashyiriyeho inzira, yarabashyiriyeho umuhanda muzima. Ariko mukimara kwiyambura aka gatimba, mukimara kwiyambura iyi ngofero, dore imbere icyahashyizwe n'uruzi rwica, n'umuhanda unyerera unaniza, kubera ko icyatumaga mugenda cyamaze kubakurwaho, cyamaze kugira gute? Kubakurwaho. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo irabihaze, irabirambiwe, irambiwe ivugabutumwa ripfuye, irambiwe ivugabutumwa ry'urubobi rinyereza, ntawe ubasha gukandagira mu roba, ntawe ubasha kugenda muri uyu muhanda. Hoya, umurimo w'Imana wamaze kuba ubunyereri, byapfapfanye. Rero Imana yambwiye ngo mbabwire yuko uwo murimo cyangwa se uru ruzi uwaruhashyize ntago ari ikigeragezo kiva kuri yo, ahubwo itorero ry'Imana ryamaze kwiyambura iby'agaciro, rimara kwiyambura iby'umumaro, Satani abashyiriraho iyindi nzira. Urubobi rurahari, Satani ashyiraho iyindi nzira, ashyiraho uwundi muhanda, nta muhanuzi uri kuwunyuramo muzima w'ukuri, ntawe. Uranyerera, arageramo ati ndacahe, biranyerera baranyica, biranyerera barankubita, biranyerera baramfungisha, byanyereye roba, muhanda wanyereye, inzira yanyereye, ariko iranyerera kubera iki? Nuko ivugabutumwa rizima Imana yashyize mu bantu b'Imana, bamaze kurihindura, Satani agahita azana irye, agahita azana irye, akubaka umuhanda we, agashyiraho ibizitiza n'ibinaniza, kugira ngo wowe wasengaga by'ukuri, wowe wahanuraga by'ukuri, wowe wari uyoboye intama z'Imana by'ukuri, utangira urindagira ubura icyerekezo, kandi nta nzira irimo, kubera ko aho ugerageza kuyishaka hose nturi buyibone, birarangira urohamye. Rero Imana yambwiye ngo bantu b'Imana mwakuwe ku bitanda, mwirukanywe. Imana irahamagara umuntu bakamwirukanisha amagambo, bakamwirukanisha amateka ye, ugatuma igitanda cyawe ukagisiga. Robert, reka nkubwire, muri iyi si twese duhurira mu masoko. Ubu uramutse ugiye mu isoko rya Nyarugenge ukarangura imyenda yawe ugashyira ku gitanda cyawe, amagambo yose bahakuvugira,
wayarwanya bakajya bakuvuga ariko ejo ukaza ugacuruza, bakakuvuga ariko ejo ukagaruka ugacuruza. kubera iki? warashoye amafaranga. uravuga ngo si wita ku mbaraga z'amagambo avugwa, ahubwo ukurikiranye inyungu z'igishoro wagize gute, washoye aho hantu kugira ngo nawe ucuruze. kandi ikindi bahakwirukana ni ukugira ngo bo basigare bakora, babeho wowe ugire gute, uhinduke umutindi, ugende uba umukene, upfapfane. kandi nunapfapfana ntabwo bazakureka, bazakomeza bakuvuge. rero Imana yambwiye ngo wowe wirukanywe ku gitanda cyawe, Imana yari yaraguhaye ibicuruzwa. ijambo ry'Imana, Imana irifata nk'uko tujya gucuruza. yego, kuko iyo tuvuze Imana irunguka. ibifata rero nk'aho ari ubutunzi yaduhaye, ushyira hariya ababubonye bakabugura. ni amatarano. yego, mu buryo bwo mu mwuka. ubu niba ndi gukorera hano, njye ndi ku kibanza cyanjye. niba uri gukorera aho ngaho, uri ku kibanza cyawe. ariko uyu munsi hari abantu b'Imana birukanywe ku kibanza cyabo. ubuse nta bantu mwatangiranye umurimo? bigendeye. nyamara bagenda atari uko bananiwe, bagenda ari uko bananijwe, kugira ngo birukanwe bakurwe mu bibanza byabo, abadayimoni baze bashira. ahavugirwaga iby'Imana bahashyira iby'umuganga ucuruza gakondo. ahavugirwaga iby'Imana bahashyira iby'umuntu ngo azana inkuru zitafite icyo zubaka mu bwami bw'Imana. ikibanza cyawe munyamwuka akikwirukaneho, azahashyire iby'amasafuriya n'amadongo, azahakorere publicité y'intebe. ijambo ry'Imana wavugaga rihakame, riharangira ibyiringiro by'abizera bibure. Imana yabantumyeho, yambwiye ngo garuka ku kibanza cyawe. Haleluya! garuka ku kibanza cyawe. wamubwiriza butumwa we wirukanywe ku kibanza cyawe utabigizemo uruhare, atari Imana ikwirukanye. wirukanywe n'amagambo, wirukanwa n'ubukene, wirukanwa n'ibibazo byakugose birakuzitira uburinzira. uravuga utaha ngaha biranyereye mvuyemo. ariko Imana yambwiye ngo garuka ku kibanza cyawe, wongere uvugire Imana, wongere ukorere Imana, kuko Imana izanye ukuri mu gihugu. hari ikintu cyabaye ku mugore umwe. yego, wahuye na Yesu, umusamariyakazi. yego, bagiranye ikiganiro gikomeye. yego, umugore yahuye na Yesu, Yesu aramubwira ngo amaye kuri ayo mazi yawe. yego. umugore amuga ati duhuriye he? duhuriye he? Haleluya! ko aya mazi twayacukuriwe na ba sogokuruza aya mariba. ko aya mazi tuyasangira n'inyamaswa zacu cyangwa se n'amatungo yacu. wowe ukaba uri umuyuda, duhuriye he? Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi umuntu ugusabye amazi, yego, wakamuhaye kuri ayo mazi y'ibiziba cyangwa se ayo mazi y'ibirohwa musangira n'amatungo yanyu, yego, akaguha ku mazi adakama, adashira, amazi adashira. amen. kuko uhuye nawe araruhuka. buriya hari ukuntu uvuga ngo iyi nzira, yego, ngiye nk'umunyamwuka nkayumva kabiri. yego, bagiranye ikiganiro gikomeye. aramubwira ngo reka nk'uhitangazo uzarihe n'abandi, sora nawe reka nditange kuri cano yawe, yego, kuko namaze kumva igisobanuro cy'Imana yakubwiye. aramubwira ngo mugore, igihe kirageze kandi kirasohoye ko abantu basenga, yego, basenga bakwiye gusengera Data mu kuri no mu mwuka. yego. ahari uyu mugore nigeze abaza ibintu byinshi cyane, yaza kuba ari ingene ari kumubaza ngo mu mwuka nihe, mu kuri nihe. ariko Yesu yari yarabisobanuye. aravuga ngo ngewe ninge nzira itari urubobi, yego, itanyerera. ninge nzira, amen. akaba ari nge kuri, yego, sibyo? nkaba n'ubugingo. yego. abantu bose rero mwagiye kuri izi nzira zibashyiriraho urubobi. tutaratangira ikiganiro, yego, numvishe urubobi. ndakubwira ngo ngeyo numvishe izi mbobi, barumva nafata inkoni nkakubita. urubobi rurakubwira ngo ngiye ntabwo nshaka kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. twe turashaka kugira umutima nk'uwabasina Gerard nibo baryoherwa. twe turumva dushaka kugira umutima nk'uwa Elon Musk, ari umutima dushaka. ariko igihe kirageze ngo reka nkubwire sora, nanjye ndahanura. yego, muri iki kiganiro ngiye guhanura. imbaraga n'amavuta. twakuze abantu bavuga ngo Imana igiye kuzasuka ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. yego. abahanuzi b'Imana barabivuga, bamwe baratashye, bamwe ntibakiriho. abantu baraza bahita bazana urubobi, bahita batangira abantu, bahita bavuga ngo dore ububyutse. bigisha ubutumwa bw'ubutunzi koko.
bamwe babiroheramo, bamwe bararohamye nibateze no kuzagaruka. Abari abashumba bazima ubu ngubu babaye abashumba b'inkoko. Ariko reka mbabwire iyi 2027 2028 Imana igiye gukora iby'imbaraga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye gusuka ikitwa ububyutse ku buryo abantu b'Imana bagiye kuvuga icyo bita ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko muzi intumwa bazi kubise bakazica, niko ubutumwa bwiza bugiye gukwira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi bwiza bwa Yesu Kristo. Bantu mwakuyemo ingofero, kambabwire, bantu mwiyambuye imyenda y'ubukwe, bantu mwafashe imyenda mukadodesha bwa ati twebweho dushingiye imihanda tunyuramo, buryo yuzuye ivumbi, iri vumbi riratwanduza. Ariko reka mbabwire ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amufasha muri byose. Kanceceke hari ukuntu tujya dukora ikiganiro ukabona nk'abantu baranyandikiye, nabonye ugira abafana benshi agahita ngo kuki utatumye Solange avuga. Rero komeza naguca mu ijambo, ariko numvaga nyine nshaka kubwira abantu b'Imana ko hari ikintu Imana igiye gukora, kandi ndabarahira Uwiteka nk'umuhanuzi mukuru, Imana igiye kuzana ukuri kwayo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niko kuri yabimbwiye kwizanya ukuri, kandi ukuri kwayo ni ijambo ryayo rizima, pani ibinuza urubobi rwanyereje abantu. Rero ushobora kuba wararohamye uri umupasiteri. Hari igihe tuvuga ngo kurohama, abantu bakavuga ati se ko tubona bahagaze, ko tubona bariho. Niba Imana igaragaza ko abana barundumukira muri uru ruzi, amaboko y'Imana atabatabara, abo bana abaguyemo ni bangaye? Uwo nabonye yatabawe, ariko se abataratabaye baguwemo ni bangaye? Ntago bazi. Bivuze iki rero? Ushobora kuba warageze kuri uru ruzi uhafite impano nzima, wahagera zikarohama, uyu munsi ukaba usigaranye ibihuhwe, usigaranye urubobi nk'abandi bose, rugira gutera unyereza umugenzi. Ushobora kuba warahageze uteruye umwana ufite agakiza, ukaharohamira, ukabura burundu. Ariko nashakaga kubwira abantu ngo dufite amasengesho. Ubundi ngewe y'Imana impishuriye, nanjye mpita ngira icyo gukora, kuko ubundi uru rugamba n'urugamba rw'umwuka, nagara urugamba rw'amagambo. Paulo niko yavuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, babujyamo babugishamo imbaraga. Rero izi ni imbaraga ijuru ryakoresheje kugira ngo tumenye ibi. Natwe nk'ababyumvise dukwiye kugira imbaraga dutakaza, tukagira ibyo duhomba kugira ngo twakire ibindi. Rero tugomba gufata ibihe by'amasengesho tugasenga. Icyambere dukuzaho uyu muhanda, kubera ko tumenye neza ko uyu muhanda si ijuru ryawushyizeho. Ni ntago ari inzira y'ukuri, ntago ari inzira y'Uwiteka. Uko tubibonye ntago ari uruzi rwashyizweho n'Imana ngo ni ibigeragezo kubera. Rero ikintu kitubatswe n'Imana, bizera b'Imana, itoro ry'Imana, dufite ububasha n'ubushobozi bwo kukigizayo kikavaho. Dufite imbaraga zo kugisenya kigasenyuka, kuko kidashyigikiwe n'amaboko y'Imana. Rero dufite amasengesho, kandi nayibire. Umugabo umwe Ezira yageze ku mugezi bita Ahava, abwira Abisirayeli ati noneho dufate amasengesho kugira ngo tubashe kwambuka uyu mugezi, twambuka uru ruzi kugira ngo tubashe kugera iyo tujya. Ngo bafata amasengesho y'iminsi 2 barasenga, baravuga ngo amaboko y'Imana yabo ari mu ruhande rwabo kugira ngo agire gute abarwanirire. Ariko amaboko y'Imana yongera ahindukira arwanye n'iki? Abayirwanya n'abayanga bose. Rero Imana iri mu ruhande rwacu. Babwire ngo ntago Imana ifata igihe cyo kutubwira message nk'izi, kuko ntabyo ikeneye gukosora, ahubwo irakoresha nde. Iragukeneye, nangira nkeneye. Ariyo mpamvu usanga twebwe ubwacu Imana yadushyiriyeho ngo twubake ubwami bwayo, ahubwo tukaza kubusenya. Niba Robert uri kuri Prince Robert, ukaba ivuga butumwa rijyanye n'umuhamagaro w'ijambo ry'Imana, nagukwiriye gusenya Solange, kuko Solange cyaje avuga n'Imana. Nagukwiriye gusenya amasengesho. Ntabwo twebwe ubwacu dukwiriye kwatakana, ahubwo dukwiriye guhuriza hamwe imbaraga. Yesu yaravuze ngo badahurije hamwe nawe barasandaza.
rero natwe nitudahuriza hamwe imbaraga Imana yadushyizemo tuzasandaza kandi dusandarane. Nta ukuntu nkusandaza nawe ugahagaruka ukansandaza. Ngusandaza ute niba ibigambo nkurohaho nari amagambo unyoherezaho kandi mu by'ukuri nago bikwiriye. Dukwiriye kubaka ubwami bw'Imana ijuru rikadushyigikira. Iyi mihanda yabaye urubobi, numara kubimenya, numara kubyumva, utekereze ngo nari mpagaze nari mu yihe nzira. Ese niba narakuyeho ingofero nkaba ntagifite ikanzu, nkwiriye gukora iki? Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kikagira gute, kigashibuka. Urugero rwiza aravuga ngo ni mu abasirikare. Yego, nabonye watanze message y'abasirikare kanange nyitange ku basirikare b'umwuka. Iriya ni yabo intwaro zose z'Imana. Yego, zose z'Imana. Ajya no ku rwego avuga niyo ngofero. Yego, ngo mwambare ingofero nagakiza. Imana ishimwe. Rero umuntu wese utikwije buriya hari inkweto zitanyerera sora. Waruzi nabyo? Yego. Urabona abakinnyi bagiye mu kibuga bambara godiye kugira ngo bataza kugira gute? Bataza kunyerera. Rero hari inkweto z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Ndakeka hari dusati umusozo mufite abasenyesha imisi 2. Nizere kabo kuri Prince Robert tuzayasenga. Subizi se. Buriya mu rugamba rwo mu mwuka turwanira mu masengesho. Yego. Paulo aravuze ngo tucirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Naho narindi. Iyi myuka rero nago urwana nayo mu mubiri ngo uvuge gusubiza. Yego. Bisaba nawe ngo uhinduke umunyamwuka. Uyitera uri umwuka ntuyitera uri umubiri. Kuko iyo uyiteye uri umwuka niho uyinesha. Ariko iyo uyiteye uri umubiri irakwica. Nuza maze imisi Imana insura. Ejo yamaye message nzayitambutsa. Yanyanye mu ngo bya Edeni. Inyereka ukuntu urubuto rwariwe. Reka. Burasora waruzi ko urubuto rugirwa rwiza n'igishishwa. Yego. Ariko waruzi ko igishishwa ari cyo kintu cya mbere kitagira umumaro mu bijyanye n'urubuto. Yego. Yaba urubibye kirabora. Sibyo? Yaba ugiye kururya urahata ukajugunya hanze. Yego. Nzayitambutsa nyine nagira ngo abantu bumve ko njya mbona abantu nyine bafashe ibishishwa sujye babona. Kubitaho amavuta muri Kongo bakagera ukahora n'igishishwa ukabona igishishwa kimeze neza. Ariko Imana yarambwiye ngo abantu bagakwiye kwita ku rubuto. Kuko ni naho tuzamenyera abantu. Yego. Imana igumugisha rero. Numva dusatiye umusozo w'ikiganiro cyacu. Turashoje. Buri abanyarwanda bacu baca umugani bakavuga ngo amabwirwa benshi akumva beneyo. Sinzi niba ari ikindi wenda Imana ishyize ku mutima cyangwa se wabwira n'abakunzi bacu tugasoza ikiganiro. Oya nta kindi nongeraho ahubwo icyo nabwira abantu nuko Imana hari ibyihaze kandi irambiwe uyu mugeni watakaje icyo mu mutwe. Rero yongere yisubireho. Nibajye gushaka ahantu imiyaga yajyaniye izo ngofero. Imana yongere agarure. Egaro ukuntu abantu bahuha umuyaga Solange. Finite rimini urikumva? Zazira viza baba bahamagarira nizo zihuha zira ngofero bamwambaye. Yego. Reka dusenge. Yego. Amasengesho zaba ryari? Ndabivuze. Amasengesho ku bantu turi bubane mu iteraniro riri online mu kanya saa 9. Ndibuze kubabwira umunsi na gahunda uko ziteye, ariko ndibaza nawe nzabikubwira uzabibabwira. Yego. Kubera ko nubundi tuba turi hamwe mu buryo bwo mu mwuka, cyane ko iyo hari amakuru Imana itangaje nzi ko uri mu bantu bayamenya. Ngo rero nzakubwira umunsi nawe ukora ikiganiro babwire igihe tuzayakorera, kuko dukwiriye gusenga Imana igatanga imbaraga. Urumva ko urugamba ruba rwahinduye isura. Rero Imana iguha umugisha kandi na Imana imumugisha, kubera ko umuntu atagiye kuri iyi kamera ngo agire ibyo afata ayo mashusho ntiyaboneka. Yego. Rero namwe mukwiriye gusabirwa umugisha kandi Imana namwe ibagirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo abantu babasha kumva iyi message be kuyumva nk'ibisanzwe, be kuyumva nk'ibyo basanzwe bumva, be kuyitesha agaciro nk'uko dusanzwe twumva tukagira ibyo tujugunya. Ahubwo umwuka w'Imana aherekeza ubu butumwa kugira ngo buzane impinduka mu mitima y'ababashije kubwumva. Mana nziza,
Mana igira neza, Mana ikiranuka, turagushimye turaguhimbaje. Muririmbyi yaravuze ngo abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera. Natwe tumaze guhishurirwa neza yuko iyi myambaro abantu benshi yamaze gukurwa mu mutwe. Uwiteka nyir'ingabo Imana, twatakaje iby'agaciro, dutakaza iby'umumaro muri uru rugendo, ariko turi imbere y'amaso yawe duca bugufi, twebwe n'abizera bose aho baherereye, abemera guca bugufi kubw'ijambo ryawe, abemera guca bugufi kubw'iyi message, bakemera guhinduka kandi bagahindukira Mwami Imana, bakemera kuguhindukirira, bakongera kukwizera no kukwiringira. Ndasengera imitima yabo kugira ngo umwuka w'Imana ayisange, ayemeze kandi ayishoboze Uwiteka, kugira ngo ibashe kwakira iby'umumaro binyuze muri iyi message. Kuko Satani ajya mu mbibe y'umutima w'umuntu akabiburamo imbuto nzima, agasigazamo ibihuhe bitazagira icyo bimara. Nanjye ndasenze nkwinginga kugira ngo imbaraga zawe zigote buri muntu wese ugiye kwicara agafata telefone ye akajya kuri internet agafungura iki kiganiro akagikurikirana. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zibazeho cyane, kandi uburinzi bw'Imana bubabeho cyane, ibitavuga Imana byose bihunge mu izina rya Yesu Kristo. Twamaze kumenya neza ko iyo dutambukije ubutumwa hano, Satani ajya abasha kubunyuramo kugira ngo intego y'ubutumwa n'icyo bwari bugendereye giye kugerwaho cyangwa se cye kumvikana. Ariko ndasenze ngo iyo migambi yose n'imirimo yabo umwijima mu izina rya Yesu yakorerwa kuri iki kiganiro, iyo yose ihagarikwe mu isi y'umwuka, itsindwe kandi kunesha kwa no gukomera kwawe kurushaho kuboneka, kuko mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.